ibyaha hari ibicumuro ndetse hari n'amakosa. Yego. Ariko ntago abantu bajya bizera ko ikintu cyitwa umujinya ari ikintu gishobora kugusubiza hasi. Cyane ko ashobora kuba avuye no mu materaniro, avuye mu yitanu, mu yitatu seke, yarangiza agahita agira mu gasanga nk'umukozi yamenye nk'itasi. Agahita avugira hejuru ubwo bikaba bibaye ibibazo. Nkibaza uwo mujinya w'umurandura nzuzi ko hari bamwuziritse. Bibiliya uvuga wiki byagaragazaga ko nta mugisha bagomba kubona. Bibiliya avuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ahubwo uwo mujinya inkomoko yawo umujinya umuntu agira umujinya agakora ikintu, ugafata umuntu ugasanga ukoze ikintu kidakorwa, ejo ukajya kwibona ukibona muri gereza kubera imbaraga y'umujinya. Abantu benshi cyane bagira umujinya bakibona mu buzima. Umujinya yuje ugukoresha ibintu bidakorwa, ugukoresha ibintu biteye isoni, kubera wa mujinya wa Karande wo murandura nzuzi uturuka bamwe na bamwe kwa basogokuru, uturuka mu bisekuru, uturuka muri bya bintu bimwe na bimwe tujya tugenda twirahira. Tubaye ikaze Benedata kuri Prophet Ernest NYIRINDEKWE. Iyi ni online TV mugomba kujya mukurikiranaho inyigisho nyinshi zitangwa na Prophet Ernest. Tubahaye ikaze rero, tugomba kuganira twabanje kwiragiza Imana. Nibyo byiza. Turagushimiye mwaye Imana, habwa icyubahiro, habwa ikuzo, uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye. Tugushimiye ko twahumetse uyu munsi, tugushimiye ko tugihumeka, tugushimiye ko ikiganza cyawe kirenze ubuzima bwacu ari wowe wabuduhaye. Ni nayo mpamvu muri aka kanya tugiye kuganira kugira ngo dukomeze twungukire byinshi mu mwuka waduhaye. Tubisaba twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka namwe Prophet tubahe ikaze. Murakoze cyane Girwetana. Murakoze. Hanyuma rero imikasi ikata ikiziriko cy'amateka 12 yabaye imikasi. Ni mu myaka myinshi abantu bamaze bumva imikasi 12 ikata ikiziriko cy'amateka mu nyigisho mugenda mutanga hirya no hino ku isi. Yaba i Burayi, muri Afurika, imigabane yose mugenda mugendaho. Iyo niyo ntero ni nayo nyikirizo. Yego. Cyane ko hari bamwe bo mu Bubiligi, muri Amerika, muri Canada bakunda kunyohereza ibyigisho bavuga ati uyu nguyu uyu munsi wadufashije. Ariko hakaba hasigaye hari abantu benshi bafite utuntu bagomba kumenya kuri iyo mikasi 12. Uyu munsi rero ngendeye ku byo nagiye mbazwa ndetse n'ibyo mbona mu makomenti y'ibigano mwakoze hirya no hino n'amaterano mwayoboye hanze y'igihugu, niyo mpamvu numvise hari ibyo nshaka kubabariza nk'umuntu uranga aka kanya. Hari uburyo abantu baba bakeneye kubohokamo ku bintu byinshi, harimo kudatera imbere, harimo karande, harimo umujinya udasanzwe umurandura nzuzi, harimo kutava ku kintu runaka kandi waramenye Imana cyakunaniye gihora kigutsikamira, hariho ndetse no kuba ufite akageso utabona ukabwira. Mushumba, twahera hehe muri aho ngaho kugira ngo abantu mubafashe kubohoka kuri icyo kintu? Urakoze ge. Imana iguha umugisha. Amen. N'abadukurikiye online mwese muhawe umugisha n'Imana kandi tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Nkuko bibabwiye nitwa Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE, ariko channel yitwa Prophet Ernest NYIRINDEKWE. Imana ibaha umugisha. Rero ni nayo mpamvu ino channel yabayeho. Urabizi mwagiye munyinginga keshi ngo mbashyirireho cyane umukurikirana y'ibiganiro, ariko nari narabona umwanya. Kandi igihe cyari kitari cyagera. Ni igihe rero ubu ngubu cyageze kugira ngo ibi biganiro noneho bibashe gukusanyirizwa hamwe kugira ngo izi nyigisho Imana yamaye abantu babashe kuzikurikira, babashe kubohoka. Imana ibaho umugisha kandi ninginga Imana ngo Imana yohereza ijambo rikomeye mu mitima y'abantu kugira ngo umuntu wese uzumva ino nyigisho izamubohore kandi izamwinjize ku rundi rwego, azave kuri esikariye ya mbere nibuze agere kuri esikariye ya 7 aho bita mu mwuzuro w'Imana. Amen. Sinzi rero uvuze byinshi, uvuzemo kunyagwa, uvuzemo utugeso. Natwo turi mu tuntu tuzirika abantu. Tuzirika abantu. Uvuzemo utuntu tw'utugeso tugenda tunanirana, tuntu twuka tugenda dufata abantu. Ese
muri ibyo byose uvuze niki wifuza twaganiraho, kuko tuzaganira byinshi nuko umuntu abahoka, ariko noneho nifuje ubwo gumeze nk'uri mubariza abantu. Reka mite nihuta mbabarize neza. Urabona hari ibyaha, hari ibicumuro ndetse hari n'amakosa. Yego. Ariko ntago abantu bajya bizera ko ikintu cyitwa umujinya ari ikintu gishobora kugusubiza hasi, cyane ko ashobora kuba avuye no mu materaniro, avuye mu y'itanu, mu y'itatu seke, yarangiza agahita agera mu rugo agasanga nk'umukozi yamennye nk'itasi, agahita avugira hejuru, ubwo bikaba bibaye ibibazo. Nkibaza uwo mujinya w'umuranduranzuzi ko hari bamwe uziritse, Bibiliya uvugaho iki? So ni byiza cyane uyu mujinya w'umuranduranzuzi, cyane cyane ku bantu bizera, ugira inkomoko, ugira aho uva, ugira aho uturuka, ugira aho ukomoka. Uyu mujinya ugaragara mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 34. Hari umugabo umwe witwa Yakobo, yabyaye abana 12, ariko hakamo n'umwana wundi w'umukobwa, nuko Isiraheli iyo yabaraga abana kenshi yabaraga abana b'abahungu. Burya bavuga abana 12, ariko burya yari afite n'umukobwa wa 13 witwa Dina. Uwo Dina rero yaragiye abanyeshekemu baramuviyora, niho ijambo viyore ryavuye. Yego. Bamaze kumuviyora, Shekemu arangije abwira abasaza ba Dina, abitwa ba Robeni, abitwa ba Lewi, aravuga ngo inkwano zose muzasaba nzazibaha, ariko mushyingire uyu mukobwa wanyu witwa Dina. Barangije baravuga ngo nta kibazo, turabyemeye. Ariko ntabwo ibyo bamubwiye ntabwo kwari ukuri kuri mu mitima, bwari uburyarya. Baramubwira ati noneho ikintu tuzagukorera twega Abisiraheli, kuko bakomokaga kuri Isiraheli, kuri Yakobo. Burya Isiraheli ni izina ry'umuntu. Avuga ngo twebwe kugira ngo tugushyingire umukobwa wacu, nuko ugomba kubanza ugakebwa, gukebwa, gusiramurwa. Noneho barangije, Bibiliya iravuga ngo yari amayeri yo kugira ngo bagende bamukebe, nibamukeba babafatirane bakiri mu ntege nkeya, nibarangiza babice. Barangize Shekemu arababwira ati icyo nacyo nimuze mubikore. Barangije barisiramuza, barabakeba nyine. Barangije Bibiliya iravuga ngo babafatirana bakiri muri ubwo burwayi, muri uwo mubabaro. Ngo barangije barabafata bose, ngo barabafata, ngo barabica, ngo n'ibitsi by'inka barabikata, bafata umukobwa wabo Dina baramutwara. Icyo kintu bakimara kugikora, Yakobo arababara, yibaza uwo mujinya aho bawukuye. Itangiriro ibice byaho 49, Yakobo agiye gutanga umugisha, ageze ku mwana we witwa Lewi, aramubwira ngo Lewi, ngo kubera ko wifatanyije n'abanyamujinya, ukagira umujinya, ugakata ibitsi by'inka ndetse ukica Shekemu, kubw'iyo mpamvu nta mugisha nguha. Aramuvuma, afata uwitwa Robeni, ariwe mwana w'ifura. Ibi tuzabivuga noneho turimo tuvuga ku bantu abana b'ifura, ukuntu kenshi bagiye babura umugisha. Byose bituruka kuki? Bituruka kuri Abraham. Byose tuzabizana turebe. Ifura ya Abraham nta mugisha yahawe, yitwaga Ishimayeli. Ni umwana wavutse mu buryo budasobanutse. Ubwo tugezemo aho ngaho, ubwo se we ntiyagize umujinya akahita bahana? Ise nyine nawe urumva ikintu cyabaye, abana ibyo bakoze byagaragazaga ko nta mugisha bagomba kubona. Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ahubwo uwo mujinya inkomoko yawo, kubera icyo bakoze, waragiye ahubwo urakurikirana, ukurikirana bene Lewi. Kubera iki? Nta mugisha hawe, ahubwo se aramuhannye, aramuvumye. Urumva nawe muzehe nawe niyihanganye Yakobo. Ubwo nawe ni umujinya. Ndagenda bihuza. Ni uruhererekane. Aragenda, Lewi abyara Mose. Mose avutse, ya Karande y'igicaniro cy'iwabo iramukurikirana. Aragenda afata umunyegiputa. Akimara gufata umunyegiputa, Mose yarerewe kwa Farawo, urabizi. Arangije aramufata, aramwica, amworosa umucanga mu gihe arimo arwana n'umuheburayo.
mwene wabo wa mujinya wa mujinya ni karande y'umujinya kwihangana biramunanira paba kubita arica muri iyo minsi agiye kubona abona umunyegiputa n'ubundi arimo aratongana n'umwisiraheli arangije aragenda ajya kumera nk'ubakiranura aravuga ati murapfikisha aravuga umwisiraheli aramubaza ngo ninde wakugize umucamanza wacu ngo urashaka kuzatugira nk'uko wishe wa munyegiputa ngo nuko Mose atekereza ko Farawo yabimenye aravuga ngo byamenyekanye tu yahise yimuka arahunga ava mu cyubahiro yari afite umvise umujinya uretse ko hari yahishemo n'umugambi w'Imana ava mu cyubahiro yari afite yerekeza aho bita kwa Etiro ajya kuragira inama ya general umujinya umujinya umuntu agira umujinya agakora ikintu ugafata umuntu ugasanga ukoze ikintu kidakorwa ejo ukajya kwibona muri gereza kubera imbaraga y'umujinya. Abantu benshi cyane bagira umujinya bakibona mu buzima. Umujinya yuje ugukoresha ibintu bidakorwa, ugukoresha ibintu biteye isoni, kubera wa mujinya wa Karande wo muri Anduranzuzi uturuka bamwe na bamwe kwa basogokuru, uturuka mu bisekuru, uturuka muri bya bintu bimwe na bimwe tujya tugenda twirahira. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ugira icyo yirata yirate Kristo wenyine. Ugira icyo yirata yirate Yesu wenyine, yirate umwami Yesu. Uko urimo wirahira za mana z'abakurambere biwanyu niko n'imizimu yabo izamuka. Wabyumvise? Ariko iyo wirase Kristo imbaraga z'ubutsinzi zirasa. Haleluya. Nuwirata ajya wirata uwatsinze, ntukajye wirata uwatsinzwe. Yesu niwe wanesheje. Pawulo yaravuze ngo uwamanutse niwe wazamutse, ngo Imana imwicaza hejuru y'amajuru. Hey, haleluya. Noneho aragenda ajya kwa Etiro, Imana ijya kumutunganya. Mu rugo kumutunganya yamaze imyaka 40. Imana imutunganya, ariko nigeze akibohokaho. Uwo ni Mose akura Abisirayeli muri Egiputa, arabatwara, arabayobora. Imana imubwiye ati tugende bajyanye Kanani, nzabagezayo. Kandi koko yabagejejeyo, ariko wari ubayoboye niyagezeyo. Byagenze bite? Karande y'umujinya. Aragenda ajya gusenga amasengesho y'imisi 40. Aricyo cyo kibazo wabazaga. Ngo pastor, ngo none se ngo umuntu akava gusenga ugasanga arimo arakubita abakozi, ngo ugasanga arimo aramenagura amasahani, ngo ugasanga ibintu byose akubita hasi. Ni umujinya. Aragenda ajya gusenga amasengesho y'imisi 40 n'amajoro 40. Ngo agarutse aje asanga Aaron yabaremeye agakaba arimo barasenga. Kwihangana biramunanira. Wa mujinya uraza kandi avuye muri 40 agarukanye kurabagirana. Mu gihe abangaba bo uri mumbwira n'itati bananira. Uramubwira ngo senga amasengesho y'imisi 3 akahita akubwira ko abazwe vuba kafite inkovu mbisi. Pastor hari yasenga ati yo nyasenze umwuka urahera, kandi akaba yakwirirwa atari kubera iki ahantu hahishisha imbaraga. Satani nawe araza akabundarara. Reka twihute. Nuko Mose umujinya uramufata, yafashe amategeko yakubita hasi yose aramenagurika. Uwo munsi hapfa abantu 3,000 byishwe n'iki? N'umujinya. Imana amubwira ati Mose bino ukoze urabibonye. Iramubwira ngo icyo ndi bugukorere ndongera genda wibariza amabuye, icyo nzagukorera usubire kuri Sinayi nzakwandikiraho. Wumvise ko umujinya ugenda usubiza abantu inyuma. Abantu bagahora basubira inyuma gutangira. Dufite abantu bahora batangira kubera umujinya, agahora yibona mu buzima bubi kubera umujinya, akahora yibona mu buzima atagambiriye kubera umujinya. Aragenda asubira kwa Etiriyo, asubira ku musozi Sinayi, yongera gusubira gusenga no kugira ngo ajye kwandikisha kuri ayo mabuye yibarishe. Abitewe n'iki? N'umujinya. Ese pastor, tukiraho ngaho tuza amateka y'umugabo bita Sawuli. Buriya nawe twavuga ko yakoreshwaga n'umujinya kandi yarageze Imana ikamuzamura, ntaho tugiye tubona asubira inyuma. Sawuli uhe ko ari beshi? Sawuli uw'Imana yahinduriye izina, uwitwa Paulo. Paulo urabizi, ubwo twatugiye kwinjira ku mateka ye. Ariko reka tubanze turangiza aya Mose. Tubanze turangiza urugendo rwa Mose. Nuko byari bifite aho bihuriye, yagiraga umujinya abantu b'Imana. Turimo turavuga hari imijinya abantu bafite, ariko ikaba ari imijinya abantu bataramenya Yesu. Wabyumvise? Paulo uyu yarwanaga na ziriya mbaraga ariko ataramenya Yesu. Kuko ibuka ageze mu Bakorino, ageze mu Bafilipi igice cya 3:7 yaravuze ngo ibyarinda mu yanjye harimo niyo mijinya byamindukiye igihombo. Ako niko nashaka kuvuga none dute tugenda kuri abantu none bashaka guhita bahinduye nino nyigisho. Guhinduka rero
urabona turacyasasira imikasi tuzagenda turebe ni gute umuntu abohoka kuri uyu mujinya turimo turababwira ibyo abantu bazakiramo imikasi niturayinjiramo nitwinjira mu mikasi rero umukasi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu wa karindwi wa munani wa cumi nitugera ku wa 12 nta muntu uzaba ugifite ikintu kimuboshye umuntu wese uzakurikira inyigisho abo rero ba Pawulo abo bose tuzabageraho turebe uko Imana yababohoye ndimo ndavuga abantu bagira umujinya kandi bari mu nzu y'Imana kuko Mose yavuganaga n'Imana ariko agira iki umujinya ba Pawulo abangaba rero kwica ba Stefano babicaga ariko bo batarakizwa iyo umuntu atarakizwa ntacyo atakora n'ubujiji bari barimo ni imyaka y'urujijo kuko ntago yari kwizera Imana nta wari warayimubwiye nayo yarazi yarwanyaga Imana kuko atarayizi no mu nzandiko ze yagiye abivuga hanyuma dukomeze Mose noneho asubirayo Imana imwandikira ayamabuye yibarije yego Mose araza ageze mu butayu Abisirayeli baravuga ati dukeneye amazi yo kunywa afata inkoni akubita ku rutare Imana imubwira rimwe akubita kabiri arangije akora ikintu gikomeye cyane atuka Abisirayeli aravuga ngo niko mwabwoko mwe butagonda izose ngo murabona ukuntu tubakuriye amazi mu rutare uwo ni umujinya Imana iramubwira ngo Mose kuki mutameshereza icyubahiro imbere y'iteraniro nabahaye kuyobora iramubwira ngo kubw'iyo mpamvu igihugu nari narakubwiye kirebesha amaso ariko ntabwo zakigeramo nibwo Mose yavuze ngo Mana noranyiriza ugomba kusimbura kugira ngo akomezanye uriya murimo nibwo Imana yatoranyije Yesuwa urabyibuka amujyana imbere y'iteraniro ryose amuhiya ku cyubahiro yari afite kugira ngo akomezanye n'ubwoko ibyo bitewe n'iki iryo jambo Imana yarimubwiye amaze gukubita ku rutare kangahe kabiri dufite abantu benshi cyane bafite imijinya ituruka ku nkomoko y'iwabo ituruka kuri ba sekuru ituruka kuri ba sogokuruza ituruka ku bakurambere b'iwabo uyu mwuka ukagenda ugenda ubagora ukagenda usubiza ubuzima bwabo inyuma rero nibyo tuzagenda noneho tuganiraho turebe uko umuntu ashobora gukira akabohoka twumvise ko Mose nubwo yagendanye n'Imana umujinya watumye utagera i Kanani gusa yagiye mu ijuru Imana yaramwejeje sibyo Imana yaramwejeje iramucyura kuko ikimenyetso cy'uko yatashye yageze mu ijuru nuko Bibiliya imugarukaho kenshi ndetse na nyuma y'uko Mose agiye mu ijuru Yesu yamuvuzeho ku musozi wa Tabora ubwo yamuhamagaranaga na Eliya bari ku musozi wa Tabora ku musozi wo guhindurirwamo hamwe Petero yavuze ngo duce ingando yawe Yesu duce n'indibi ya Mose ruko igice cya 9 uze kuza kubisoma sibyo ngo turaca ingando yawe Yesu turaca n'indibi ya Mose ngo maze ubundi turangiza twigumanire hano icyo gihe rero ni ikimenyetso kigaragaza cyuko Mose yagiye mu ijuru Imana yaramwejeje kuko yaramuteguye ariko umujinya watumye atagera i Kanani ntiyasoje urugendo muri ntabwo yashoje urugendo hanyuma urujya mu ijuru yarugezemo ariko Kanani yo mu isi ni ukuvuga ngo imijinya umujinya hari ahantu watuma utinjira no mu buzima busanzwe bwa hano mu isi iri ari Kanani yo mu isi ariko ari Kanani yo mu isi ishushanya Kanani yo mu ijuru uyu mujinya rero ushobora gutuma utinjira muri Kanani yo mu ijuru ukaba watuma na hano mu isi mu migisha Imana idutegura tukiri hano mu isi igatuma hari ibyo utinjiramo umuntu urukurikira atatekereza avuga ati hari aho byabihuriye no kuba Imana idashaka ko wiyanduza cyane ikagucyura hakiri kare kugira ngo atazagira icyo yiyanduza Imana wenda ikamushyira ku ruhande nyuma ubwo tugendeye kuri ibyo bya Mose kuba atarageze i Kanani ahubwo ikamucyura kare so ubundi reka nkubwire n'akantu kamwe ubundi imyaka y'abanyabyaha iratuba iratuba icyo ni ikintu ukwiye no kumenya Bibiliya iravuga ngo imyaka y'abanyabyaha iratuba abantu bose ubona Bibiliya Imana igenda yongerera imyaka ni abakiranutse kuko ntabwo Imana ishobora kukongerera imyaka yo gupfusha ubusa Ezekiel yarasenze agaragaza ibikorwa yakoze agaragaza n'ibyo azakora Imana irangije imwongerera igihe cyo kubaho hari igihe ukora neza ariko Imana yareba ikabona akazi kagushiranye iyo akazi kagushiranye iragucyura ubwo ndimo ndavuga mu bakozi Eliya akazi kararangiye mu gihe Yezebeli yari atangiye kumwirukasa mu gihe yavugaga ngo abahanuzi bose bapfuye bashize Imana amuga ati ifite 7,000 nisigarije bitari byapfukamira Bayali genda ufate Elisha mwene Shafati umusiga amavuta niwe uzagusimbura nk'umuhanuzi mu kimbo cyawe Imana ifite abakozi benshi burya Imana ifite abakozi benshi icyo ni ikintu ukwiye kumenya na Mose yaramubwiye ati Mose utangiye kunanirwa akazi kagushiranye reka nkwereke impamvu ngiye kuzana Yesu wagusimbure aracyafite imbaraga aracyafite amaraso mashya iyo ni gahunda kampani y'Imana cyangwa se umushinga w'Imana urakomeje Imana ibonye rero iyibonye igiye kuguhomba
hari igihe igufata ikagutunganya aho kugira ngo iguhombe ikaguhombya wowe ubwawe, igahombya imyaka wari kuzamara ku isi, kuko ibona ko nutinda mu isi ushobora kuzayihombera. Yarangiza ikakwezi ikavuga ngo reka nguhembere ibyo wakoze, ikahita igucyura. Kuko icyo Imana yitayeho si ibitangaza n'ibyo uzabonera hano muri ino si, ahubwo icyo Imana yitayeho ni ubugingo buhoraho, kuko nibwo Kristo yaje gushaka. Ibyo bintu bikora ku muntu ari wese, cyane ku mukozi wayo gusa, abo twebwe nk'abantu twita abakozi b'Imana. Niko kwa tugiye kugenda no mu isi y'ubu, twatanga urugero kuri TB Joshua uherutse kwitaba Imana. Nta kintu twari tumuzi, kandi twari tuzi ko agifite ingufu zo kuyivugira mu mahanga, ariko tubona denku aragiye. Ubwo twavuga ko ari ku bakozi b'Imana gusa? Ntabwo urumva, iyo turimo tuvuga abakozi b'Imana cyangwa se turimo tuvuga inyungu z'Imana, uyu muprofete mbere y'uko agendera amagambo amwe yaravuze ngo igihe cy'umuntu kigeze aragenda. Hari n'abo Imana icyura kuko igihe cyabo kigeze. Icyo ni ikintu ukwiye kumenya. Hari abo Imana icyura kubwo igihe cyabo kigeze. Umurimo wabo nyine, misiyo yabazanye ku isi irangiye. Ntabwo abava mu isi bose ari uko baba bacumuye. Icyo ni ikintu ukwiye kumenya. Hari abantu imisi yabo Imana yanditse mu gitabo ibirangiye, kuko biravuga ngo imisi umuntu azamara ku isi Imana yanditse mu gitabo. Uraza gusoma za Zaburi za 90, uraza gusoma igitabo cyo kuva 23, kandi nimukorera Uwiteka Imana yanyu, imisi yanyu yo kubaho nizavaho n'umwe. Nukorera Imana neza, ngo kandi nawe muri mwebwe uzakuramo inda. Ibyo ni ibintu ukwiye kumenya, byose ukagenda ubihishurirwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Amen. Aha abantu rero bari bakomeje kubaza, ubwo bumvise karande y'umujinya ituruka, igikoresha umuntu ugizakemuka, nabyo tuzagenda tubimenya uko tugenda twiga imikasi 12 kati ikiziriko cy'amateka, ndetse no kuzajya ukomeza utanga inyigisho, cyane cyane abantu badakunda kuba bari inaha ngo bakurikire. Ubwo bagiye kuzajya bikurikirana online kuri Prophet Ernest, kuri YouTube, ndetse n'abajya bagirwa amahirwe yo kuzabasura nabo bazabyumva mu bihugu by'imahanga. Ntitwasoreza aha Prophet? Ubigize neza cyane. Uyu munsi tuganire kuri karande y'umujinya, ariko ntabwo tuvuze uko umuntu ayivamo. None ikiganiro kizakurikira iki? Tuzaganira uko umuntu ashobora kubohoka ku mujinya, sibyo? Tuzaganira ni gute umuntu abohoka ku mujinya. Icyo nicyo none tuzahita twinjiramo, ubundi hasigaye twinjire mu bihe bikwiriye. Amen. Imana iguhe umugisha. Reka dusengera abantu, dufashe gusengera abantu, ubundi dusoze. Uri Imana ishoboye byose, uri ndiho. Ndasengera umuntu wese uzakurikira kino kiganiro, ubuzima bwe buzahinduke, ubuzima bwe buzahoke, azave mu buzima yararimo yinjire mu bundi buzima, agenda akorera Imana mu buryo bwuzuye. Umuntu wese uzakurikiriza inyigisho, ubugingo bwe buzakire, umutima buzakire, azabohoka kire, ave ku rwego yarari hagere ku rundi rwego. Kandi Mwami Yesu Kristo ukomeze kuduha ubwenge buyobowe n'Umwuka Wera, kugira ngo Umwuka Wera ageze asubize bano bantu, abahereza ibisubizo bihwanye nuko Umwuka Wera ashaka, cyangwa se nk'uko ushaka, kugira ngo twebwe ibyo twabaha naho byahabageza, ariko ibyo wowe wabaha byabasha kubazamura bikabageza ku rundi rwego. Urakoze kubikoreye kuyubahisha. Umuntu uzakurikira ino nyigisho atari yakizwa azagira inyota yo gukizwa. Uzayikurikira yarakijijwe nawe bizamutera imbaraga zo gukomeza urugendo rujya mu ijuru. Urakoze kubikoreye kuyubahisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Reka tubasabe bakore subscribe, share, comment ndetse na like, kugira ngo bajye babasha gukurikirana buri munsi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Merci.